Okay. Banje kubasuhuza rero ni wa muhungu wanyu Clement kuri YCTV kitati cya Mutabazi tatira gutera kunyaga no kuronka. Pasi nyuma ya kamera nawe sharp. Mungu wacu ukunda gufotora ariko agatinya ifoto. Menya afitanye isano n'umuzimu. Okay, hari icyo twungutse rero. Turatangirana niyo bita YCTV ariko tunakomezanya ku bufatanye bwa Unique Cinema Cooperative. Unique Cinema Cooperative ni koperative ishingiye kuri cinema ku bufatanye bwa Masharika African Film Festival. Hakaba kwigisha cinema, kwigisha gukina filimi, harimo kuzandika, harimo kuactinga, harimo kudirectinga, harimo no gufotora ndetse no kweditinga. So ibyo bikorwa byose rero barabyigisha ndetse bakanabikora. Ufite ubukwe bwawe, ufite anniversaire, ufite graduation, ufite defense, buri event yose abana bazi gufotora neza koko. Ndabagutuye. Bakorera mu gihugu cyose rero. So tuvuye kwamamaza rero hari inkuru imaze iminsi ku mihanda ngira ngo byatewe n'iriya nkuru ya PDD iracyakurikirana abantu benshi ku isi yose muri rusange, yaba bazwi ndetse n'abatazwi, ndetse yahaye ngira ngo hari inzira yafunguye no kugira ngo bamwe bemere ko ari abatinganyi mu gihe bari barabihishe. Turaza ku mugabo bita Papa Sidi. Papa Sidi ni umuririmbyi wakuriye muri New Zealand kwa Chameleone. Akura hari n'indirimbo afitanye na Chameleone nuko tutayicishamo kwirinda copyright. Uyu muhungu rero akaba yarakuze ari umuhungu uririmba neza, ngira ngo muramuzi, abatamuzi ngira ngo mwana mumenye cyangwa murajya kuri social media. Papa Sidi ku munsi w'ejo bundi nawe abavuyeyo ari kuri live no bita Penge Penge ni umuganda bahanze umubloga bari kuri live. Papa Sidi ubwo ari mu Bwongereza nawe bayiyemeye ko ari umutinganyi. Ngira ngo murabizi ko icyaha cy'ubutinganyi muri Uganda ni icyaha gikomeye cyane. Ni icyaha bashobora kugukatira burundu cyangwa bakanakwica. Ni sakirirego kubera ko constitution ya Uganda, itegeko nshinga rya Uganda ryemeza ko umuntu ukora iki cyaha cyo kurya ibisiyaga aba agomba kubihanishwa bikomeye ndetse bikabije. Uyu Papa Sidi rero yakomeje kubikora bwihishwa, akaba afite na sheri we w'umuzungu kuko yavuze ko ari umutopo. Ubwo nimvuga umutopo we ni umugabo, ubwo ashaka abakobwa bigize abagore nk'abasemuhungu, ngira ngo n'abasemuhungu yabyumvisha abonye pasi. So iki kintu rero ni ikintu kirimo cyeze hano kuri iyi si. Ngira ngo satani arimo arakorera mu bantu. Satani arimo arakora ibidashoboka, arimo arafata ibintu bidashoboka agashaka kubereka mu mitwe y'abantu ko ari ibintu bishoboka. So uyu Papa Sidi rero abavuyeyo ati ngiye burya ndi umutinganyi. Baramubaza se wabitangiye ryari, wabitangiye ute, cyane ko afite n'umwana yabyaye. Aravuga ati ngiye nabitangiye bwihishwa ariko muri timu yanjye nta numwe wigeraga bimenya, nakundaga kubibahisha. Ariko ngo igihe kiza kugera biba ngombwa ko yabivuga, ariko abivuga avuye muri Uganda ubwo yarageze mu Bwongereza. So we ahamya ko ibyo bintu hari benshi babikora ariko babihisha bitewe nuko igihugu cya Uganda kitabyemera. Agiye gukora akarusho abizanamo bita Pasiteri Kayanja. Pasiteri Kayanja ngira ngo muramuzi, ni umuntu ukora ibitangaza cyane, ni umuntu usengera abarwayi, ni umuntu ukuramo abana amadayimoni, ariko biza kurangira avuga ko nawe ari umwe mu bakora ibyo bintu. Ngira ngo mwumva hisigeze sigiye kurimbuka. Niba dushobora kumva ko Pasiteri nawe ashobora kuba ari umutinganyi, nyamuneka turimo turaganaye. Tuzi ko Pasiteri ari umushumba uragiye intama, ni ukuvuga n'izo ntama zose bizarangira zirundumutse zigiye muri ibyo bintu bidahesha Imana agaciro.
niba mubyibuka neza ngira ngo mu cyatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora nibyo byarimo. Nagira ngo mbabwire aka kanya niba ari ubushomeri bwinshi, niba ari ubukene bwinshi, abantu barimo barajya mu bintu mu gukora ibidakorwa, barimo barakora ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Uyu papa Sidi we mu bugoryi bwinshi, ngo umugabo yanguriye imodoka, yanyubakiye studio, ngo yamaye inzu muri UK, arumva nyine ko ari byo bintu arimo arabipromotinga, ari proud y'ibintu arimo, nkuriya wejo bundi wabyinaga muri stade yihakomansura nk'umukobwa. So niba bino bintu byageze mu bashumba, nyamuneka murumva turimo turagana he? Tuzamenya dusengera kwande? Ese tuzamenya abo turi kumwe gute? Nje aka kanya nagira ngo buri wese agira ubwoba bwa mugenzi we, kuko hari abantu benshi bari mu kuboko kwa Satani. Hari abantu benshi Satani yahaye inyenyeri ngo bagende bayobore. Hari abantu benshi Satani arimo arashyigikira mu gukora ibibi. Nijoro nibwo nabonye akantu kuri stage ya Zucu, bamuteye amacupa kuri stage bamuziza PDD, kubera ko Diamond nawe arimo arashinzwa ko yagiye kwa PDD agahura na PDD. Umuntu wese wahuye na PDD w'umunyafrika barimo baramushinza ko yaba yarakoze ibyo bintu na PDD. Hari Diamond, hari Eddie Kenzo muri Uganda, hari Davido muri Nigeria, hari Burna Boy ngira ngo mwaranabyumvishe, nabo ba Wizkid ngira ngo nabumvishije record yaciyeho. So ubwo rero nagira ngo dufatanyirize hamwe kurwanya ibyo bintu ndetse n'ababinjiza muri ibyo bintu, kubera ko nabo nubwo babyinjiramo birangira bibagizeho ingaruka. Nagira ngo mbabwire ko nta ukorera Satani ngo birangire neza, kuko birangira nta mugisha, birangira n'ubundi amugarutse. Ndabaha urugero. Niba mwibuka umuntu watigishije isi nka Michael Jackson, hari umuntu uzabaho nka Michael Jackson wageze avuga ngo azahembwa ngo azahambwa ku kwezi. Hari umuntu wahitinze nk'ukuntu Michael Jackson yaba yarahitinze kuri iyi si, ariko yaramwishe. Kenya West nimwibuka hitiye, ariko ubu afite ikiniga ko yatanze nyinamo igitambo, arimo arabyicuza. Ni ikintu kidashobora kuzamuva mu mutima nk'umuntu watanze nyina, umubyeyi wamwibarutse akamutangamo igitambo. Reba ibibaye kuri PDD, ndagira ngo mabwire ko Satani iteka birangira kugarutse n'ubundi, sibyo? Nagira ngo rero mbabwire Satani iyo abonye ufite inyenyeri nyine uni star, muri aba star, sibyo? Kuba aba star rero yanyenyera gufasha kuyimurika cyane, yajya no kuyizimya akayizimiriza rimwe. Kandi uri umwana wiviriye mu cyaro wifitiye iyo talent, ariko ukumva ukeneye kuzamuka, ariko uko kuzamuye arakuzamura ukabura na ya mpano wari ufite mu gihe utari wamubona. Nagira ngo mbabwire ko ngarutse no ku bintu by'abapfumu birimo kuri no mihanda y'i Kigali. So wajya mu bapfumu kugira ngo ubone hiti, waruga mugenzi wawe kugira ngo ubone hiti, n'ubundi still ya hiti yawe ukuzayibona niko izagwa down, niko izagwa down, kandi birahari. Nagira ngo rero ngire icyo nibwirira abafana muri rusange, ari naho hahandi umustar ajya kuri stage akavuga ngo mugire gutya. Bimwe na bimwe ntimukabikore, kuko hari igihe muba murimo murambara umuzimu mutazi, hari undi mubiri muba murimo murambara mutazi. So ubwo rero nibwo Zucera ari kuri stage bamutera ibicupa kubera kiriya kibazo cya PDD, bamushinza ko Diamond na Rebo akoreramo ariyo yagiye kwa PDD nayo yabikora ayo marorerwa. So nakagaruka rero nkuko mubizi, like, share na comment ku biganiro tubaha,
mujye mutubwira mutwandikire ku basitari mushaka ko tuvugaho kuri sije yose aba no kuri politike imyidagaduro ndetse n'ibindi byose. Ntiwibagirwe gukora subscribe, share na comment kuri YCTV. Shala.